Kuva Minisiteri y'Uburezi yatangaza itariki y'itangira ry'umwaka w'amashuri 2024-2025 hirya no hino mu Rwanda, ababyeyi bahugiye mu gutegura abana babo babategurira amafaranga y'ishuri n'ibikoresho nkenerwa byiganjemo ibisabwa n'ubuyobozi bw'ibigo abana bigaho. Nyamara hari abagaragaza ko bigendanye n'ubushobozi buke, hari ubwo batabona ibikoresho byose bisabwa, bigatuma abana babo batemererwa kwinjira ku mashuri mu gihe bagiye gutangira igihembwe. Ibyo aba bavuga ko bikwiye guhinduka. Dutuma byinshi kandi nta mafaranga ariho, bareka umwana akajya kwiga ajyanye ibikoresho yabashije kubona, noneho n'ibindi ababyeyi bagasigara tubishaka, byaboneka nabyo tukaba twabiboherereza. Ubundi abarimu bagakwiye gukadiriya bakagerageza kwihanganira umwana kubera ubushobozi iwabo bafite. Ikibazo byarazamutse, bamureka kwiga buryo umuntu agenda abona amafaranga akamuhereza siga akabigura. Mu itangira ry'amashuri cyane cyane ababyeyi bakunda kugira ikibazo cy'amafaranga, yabaye byiza bajya badufasha nk'uwo akenda gashaje habaye akambara igihe ababyeyi bagishaka ubushobozi bwo kuba bashaka indi myenda. Amakayi nayo kubera ko amasomo yose bataratangirwa umunsi umwe, umuntu akagenda yagura buhoro buhoro kugeza nyine agwije ayo akeneye. Twagirayezu Gaspard, Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda, asaba ababyeyi kwigomwa bakabonera umunyeshuri ibikoresho by'ibanze, ariko ngo mu gihe ibisabwa byose bitabonetse ntibikwiye kuba impamvu yo kuvutsa umwana uburenganzira bwo kwiga. Icyambere cyo nuko ntabwo twifuza ko hari umunyeshuri wasubizwa mu rugo kubera ko hari ibikoresho cyangwa se ibindi adafite. Gusa nyine igisabwa icyo dusaba ababyeyi ndetse n'abarezi nuko umunyeshuri ahabwa iby'ingenzi kugira ngo ashobore kuba yajya ku ishuri. Gihe hari utayibonye kubera impamvu runaka, ntabwo umunyeshuri yasubizwayo kubera ko leta nayo ibaragize uruhare runini itanga, ariko ababyeyi nanone nabo n'abarezi ntabwo dushaka ko bumva ko uruhare rwabo rudakenewe. Uruhare rwabo rurakenewe, ariko igihe rutabonetse kubera impamvu zizwi, bari basanzwe babizi ko babigenza, bavugisha ishuri hanyuma umwana agakomeza akiga. Ni mu gihe habura igihe gito abanyeshuri bakajya gutangira amasomo, aho biteganyijwe ko umwaka w'amashuri wa 2024-2025 uzatangira ku itariki 9 Nzeri 2024. Gina Ingabire, Isango Star.